ngo nyuma yuko yaguhagaritse imihanda akayifata amaraso yavuze ati niyo nagera kuri Titibrown sinaheza nawe bye kambishyire hanze. Niba mwibuka urugendo rw'umuvandimwe Titibrown kuva i Madrid yarababariye cyane rwose ngo Yago ubwo yaraye kumwishyuza neza yamugira ari muri gereza ngo yasohoka muri gereza akaza ngo ntamushimire ngakora ikiganiro kuri Yago TV show kuko nkuko mubyibuka Titibrown yahise ajya gukorera kwa Hanze tuzi nko ku isimbi. Ubwo Yago wiponda ataravuga ati sinaheza nawe no kukwita indashima. Titibrown mugahinda kenshi nibwo yafashe mikoro ajya imbere ya kamera atangira avuga process y'uburyo ibintu byose byagenze. Yemwe badi kandeke kubicisha amatsiko, reka ntangire mwiyumvire. Ndibuka ko Yago yaramamagaye yarambwira ati bimeze bitese, arambwira ati felicitation, mitambwira Yago ewana natashye. Icyo gihe mitana namushimira ndamubwira ati Yago ewana bro ntago nzi ko nzabona ikintu mwitura ngiye mba numva nkuri mideni ry'ubuzima. Ahita ambwira ati Titi none se warese tugakora ikiganiro nkareba ko abantu bagufasha ugasubira mu buzima busanzwe. Ndamubwira Yago aka kanya nge ntabwo nahita nkora ikiganiro. Yago nimba byibuka nuko nguko nakubwiye, narakubwiye ngo ntabwo nahita nkora ikiganiro ako kanya. Ndakubwira ati reka nzabanze mere neza mu mutwe ubundi tuzabone gukora ikiganiro. Ngira ngo umuvandimwe Yago byibuka ko ntabwo sinzi ko wabyakiriye neza, ntabwo wese wongera kumvugisha. So muri iyo minsi yose tutari tukivugana twari communication yacu yarahagaze. Urumva nk'umuntu wari utashye ngewe ni ukuri kw'Imana mw'abanyarwanda mwe muri kureba ino interview, ngiye natashye maze imyaka 2 muri gereza. Muri gereza na social media zikoreshwamo. Ngewe ntabwo nari kumenya ngo ninde wangu undi, ninde washatse kuroga undi, ninde wagiriye nawe undi. Ayo matiku ngiye yose yari kuri social media ntabwo nari inyazi. No kugeza amaginga yanjye ntabwo nari inyazi, ntangiye kubibona ejo bundi Yago ari buri kubigarukaho. Ariko ibintu byose byabaye kuri Yago, abantu bamwataka bamuvuga nabi, nge ntabwo nari mbizi pe. Nge natashye nzi ko ukuntu ibintu nabisize. Nyuma yaho Yago ngo ntajya ashiramo abavuza impamvu Meddy yaba yaravuye muri showbiz ngo bakomeje gucokoza Meddy cyane ngo kuva baranashyizemo ngo umugore ngajya mukubita twa left and right. Umunyamakuru yegera Yago aramubaza ati se wowe kuki utabivamo niba Meddy yarigiye inama yo kuvuga ngo abantu kambavemo batazaneranya n'umugore. Yago ati burya hacika intege uzifite nge nta ntege ngira. Mvuga buri munsi ndabirinda mbacira amarenga nkababwira ni showbiz yacu irimo ibi ngibi niyo mpamvu mubona bamwe baba baragiye bakisheshekera bakabivamo bakagenda batanavuze. Nka Meddy yarabibasigiye jya mbona birirwa bandika ngo wazatubabariye ngo ukagaruka ngo ukaririmba ngo turagukunda ngo turakwemera ngo ariko ngo ukabunanyizamo n'akandi ariko ngo umugore ngo banza gukubita ariko bwacya mu gitondo comment. Thank you for watching. Please click on the subscribe button. Bye.